twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukunda kandi muhora mudukurikiye. Iyi ni korale Christus Renyati yabateguriye isomo ryitwa twige muzika kandi ihora iribagezaho. Njyewe ndi Bahati Welaris. Reka dukomeze turebe icyo muri iki gitabo cyacu bita igipimo cya gatatu kuri kane. Turi kuri paji ya 34. Igipimo cya gatatu kuri kane ni igipimo cy'ibihe bitatu, buri gihe kikangana na gahiri imwe. Ngira ngo muribuka mu mutwe wa mbere w'isomo ryacu uko basesengura iriya mibare ndangagipimo. Musubire mu isomo rya mbere, mu mutwe wa mbere muraza gusangamo uko basesengura iriya mibare ndangagipimo. Nicyo gisobanuro kivuga ngo igipimo cya gatatu kuri kane ni igipimo cy'ibihe bitatu, buri gihe kingana na gahiri. Iki gipimo kigaragazwa n'umubare w'umugabane gatatu kuri kane nk'umubare ndangagipimo. Ni ukuvuga ko agaciro rusange kacyo kangana na bitatu bya kane bya ruziga cyangwa andi manota yose byanganya agaciro. Usubiye umutwe wa mbere, ibyo tuvuze aha byaba byumvikana rwose ku buryo bwagutse. Icyo tugiye kureba nuko igipimo cy'ibihe bitatu ari gatatu kuri kane uko gitangwa. Ni ibintu bidakomeye cyane warabashije kumenya gutanga neza igipimo cy'ibihe bine. Tugiye kubanza dukoreshe akaboko kacu k'iburyo. Ni ukuvuga ko igihe cya mbere buri gihe gituruka hejuru, igihe cya kabiri kiragana ku ruhande rw'iburyo, igihe cya gatatu kigane hariya hejuru. Iki ni igihe cya mbere, iki ni igihe cya kabiri, iki ni igihe cya gatatu. Ndimo ndakoresha akaboko k'iburyo. Noneho icyo gihe ndashushanya iriya mpande eshatu ibizaba bimeze ngo 1 2 3, 1 2 3. Uzi ko igipimo kisubiramo. Nidukoresha akaboko k'ibumoso, igihe cya mbere buri gihe gituruka hejuru kiza hasi, igihe cya kabiri kirerekeza ibumoso ahagana hejuru, igihe cya gatatu gisubiraho tuza gutangira igihe cya mbere. Nuvuga ko cyari igihe cya mbere, cyari igihe cya kabiri, cyari igihe cya gatatu. Noneho nituza gukoresha amaboko yombi uko ari abiri, turaza kugira ngo 1 2 3, 1 2 3. Buri gihe kingana na gahiri cyangwa se andi manota yose bishobora kugereranywa. Ni ukuvuga ko hano ushobora gushyiramo shami ebyiri muri buri gihe, shami ebyiri, shami ebyiri. Urugero rutoya, nshobora kuvuga wenda ngo do re mi, cyangwa nshobora kuvuga ngo do re re mi mi. Urumva ko ninkoresha shami ndatwara amanota abiri. Nshobora no gushyiramo gahiri idomye ko tumaze kuyibona mu isomo ryabanje. Nkavuga nti do re mi, hanyuma igipimo kisubiramo inshuro nyinshi. Imyitozo wayikora ku buryo bwagutse kubera ko mu gitabo dufite irimo, turi kuri paji ya 34. Imyitozo iriho myinshi cyane kandi
reka twihute ku isomo ryacu tugere kuri paje y'iki gitabo cyacu ya 35 tugere aho twita ruzigankoni idomye. Ruzigankoni idomye ni iki? La blanche pointe. Nk'uko twabibonye kuri gahiri idomye, mu muziki wanditse akadomo kari iburyo bw'inota karyongeraho 1/2 cy'agaciro karyo. Uko twebonye kuri gahiri idomye, ni ukuvuga ko ruzigankoni idomye ingana na gahiri 3, kuko ako kadomo kari iburyo kayongeraho agaciro kangana na gahiri 1. Wasobanukiwe neza gahiri idomye, wahita wumva neza icyo ari cyo ruziga idomye. Tubyandike dutya: ruziga yandikwa itya, ruzigankoni yandikwa itya, hanyuma dushyireho akadomo. Ni ukuvuga ko iri nota rifite gahiri 2, hanyuma aka kadomo nako kakagira gahiri 1. Uburyo bwo kuririmba ni nk'uko bisanzwe, nta gishyashya kirimo. Icy'ingenzi ni uko kugira ngo aya manota uyapime neza, ugomba gukoresha akaboko utanga cyangwa utera igipimo. Ni ukuvuga kandi ko ruzigankoni idomye yo yonyine yuzuza igipimo cya 3/4. Aya hantu muhumve neza, kuko ibumbye ibihe bitatu mu inota rimwe. Iri nota rifite ibihe bitatu mu inota rimwe, nk'uko tubigaragaza aha ngaha. Ni ukuvuga rero ko iri nota ryonyine rya ruzigankoni idomye rishobora kuzuza igipimo cya 3/4. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ko ndamutse nkoresheje amanota make ashoboka, ashobora kuvuga ngo do, re, kubera ko iryo nota ubwaryo rifite ibihe bitatu. Bingana nuko navuga ngo do, 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 re, re, re. Ibyo bingana nuko nakoresha ndamutse mvuze ruziga yonyine, ruzigankoni, hanyuma iri nota ryo nkarivuga ukwaryo kadomo. Ni ukuvuga kuri paje ya 35 imyitozo iriho ikomeza kugera kuri paje ya 37 kuri gahiri kuri ruzigankoni idomye. Nuza gukurikira note uraza kubibona neza, hanyuma ukore imyitozo ku buryo bwagutse.
turabashimiye ko mwakurikiye muri benshi nk'uko bisanzwe, ariko kandi mbere y'uko dusubika isomo dusoza irya none, turabibutsa gukora share, like, muri comment turakomeza kwakira ibitekerezo, ibyifuzo, ibibazo, kugira ngo turebe uburyo twakomeza tugatunganya isomo rikajya ritugeraho ritunganye kurushaho. Ariko tunabibutsa ko subscribe ari ngombwa, utarayikora n'ubuzi utarayikora, mwibutsa ako kantu kugira ngo isomo rijye riza ahita ribona ku buryo bwihuse. Mwibuke kandi ko kwiga ari uguhozaho. Uko amasomo agenda akurikirana, ni byiza ko mugira imbaraga zo kujya muyasubiramo. Uko muyasubiramo niko mugenda mugira uburyo n'ubushobozi bwo kumva azagenda akurikiraho. Ngaho rero nimukomeze mwige kandi mwigire kumenya. Murakoze. Byiza.